Mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu, uwo yarankunze ntabona uko mbivuga. Imyaka igihumbi n'amagana irashize, anegurira ibyicaro byiza. Mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu, uwo yarankunze ntabona uko mbivuga. Imyaka igihumbi n'amagana irashize, anegurira ibyicaro byiza. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Nari nicarana n'umugeni nakunze, nari nicarana n'umugeni nakunze. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Nari nicarana n'umugeni nakunze, nari nicarana n'umugeni nakunze. Mukunzi mbabwira nawe uhwanye nawe, yitwe Emmanuel, ingabo yo mu muryango wa Yuda. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda, ni nayo mpamvu ndiho muririmba. Uwo mukunzi mbabwira nawe uhwanye nawe, yitwe Emmanuel, ingabo yo mu muryango wa Yuda. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda, ni nayo mpamvu ndiho muririmba. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Nari nicarana n'umugeni nakunze, nari nicarana n'umugeni nakunze. Hariho umunsi yagaragaje ubutwari bwe, yagiye ikuzimu akandagira Satani. Aramunyukanyuka amwambura imfunguzo, azukana icyubahiro, Yesu ni muzima. Hariho umunsi yagaragaje ubutwari bwe, yagiye ikuzimu akandagira Satani. Aramunyukanyuka amwambura imfunguzo, azukana icyubahiro, Yesu ni muzima. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Nari nicarana n'umugeni nakunze, nari